Yesu ashimwe bene data bakundwa, Uwiteka bishimire ko mugikomeje gukurikirana ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ngingo yindi, ingingo abenshi tuzi kandi umuntu wese ushaka gutangira urugendo rwa gikristo, iki kintu nicyo aheraho. Uretse kumva ijambo, uretse kongera ukaryemera, ariko kugira ngo uhinduke, kugira ngo ube umukristo kubanza kwizera rero ndagira ngo tukuganireho muri iki gihe, ariko tukuganireho kwizera kuba mu buryo butandukanye. Kwizera uretse n'umukristo, n'abantu ubwabo, n'umuntu utari umukristo, n'umuntu uri gukora bizinesi, umuntu utangiye bizinesi aba yizera ko agomba kuzunguka. Umunyeshuri ugiye kwiga aba yizera ko agomba gutsinda. Umukinnyi ugiye gukina aba yizeye ko agomba gutsinda, aba yizeye intsinzi. Umusirikare uri ku rugamba aba yizeye ko agomba gutsinda. Nta muntu utangira ikintu atizeye intsinzi. Niyo mpamvu rero kwizera ari ishingiro ry'ibintu byinshi kandi byinshi. Ni nayo mpamvu Imana idusaba kwizera kugira ngo tugendane nayo koko by'ukuri. Kwizera rero birenga umuntu ku giti cye, bikagera no ku bandi, kuko biranashoboka ko wizerera undi. Birashoboka ko wizerera undi wabuze ibyiringiro, birashoboka ko wizerera undi ndetse utanabizi, kandi kukagera ku Mana. Icyo noneho nicyo kwizera ko mu buryo bw'Imana, ko mu buryo bw'ubumana, kurusha ukundi kwizera kose twari turimo tuvuga, kurusha ukwizera ko kugukina, kurusha ukwizera ko kwiga kuko nta wakwigira undi, kurusha ukwizera ko kw'ibindi bintu, kwa bizinesi, kw'ibindi bintu bisanzwe. Kwizera mu Mana, umuntu ashobora kwizerera undi kandi uwo muntu akagera ku kintu gifatika kandi yari yarabuze igihe kirekire. Niho rero tubibona nka hano muri ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 9, aho bazaniye Yesu ikirema kiryamye mu ngobyi, cyangwa se uwamugaye, ngo bamuzanire ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu nashimwe. Ahangaha Yesu yamubabariye ibyaha, ndetse bamwe batangiye kuvanga arigereranya ngo ese yababarira ibyaha. Yesu koko ababarira ibyaha, ariko iyo ukomeje mu mirongo yo hepfo usanga naho yamubwiye ngo haguruka ugende, hanyuma ava mu buriri bw'abari bamuhetse, arahaguruka aragenda, igitangaza kiba kirabaye. Bivuga ngo rero Yesu ntabwo yamukijije kubera yuko uyu nguyu yabimusabye, ahubwo yarebye kwizera kw'abari bamuhetse mu ngobyi. Aravuga ati, aba bantu koko bamunzaniye bizeye yuko ndi bumukize. Yarabikoze rero. Bivuga ngo no muri iyi minsi, no muri twebwe hagati yacu, ushobora kwizerera umuntu uri mu bibazo runaka, uri mu burwayi runaka, ukamwizerera, ukamuheka mu isengesho, Uwiteka Yesu akamukiza. Atari uko ngo yabonye imbaraga zo kwisengera, atari uko yabonye imbaraga zo guhaguruka ngo ajye bunaka kwegera, ahubwo ari wowe wamwizereye, cyangwa se ari itsinda ry'abantu bamwizereye, bakamuheka mu isengesho agakira. Ni kenshi umuntu ashobora kurwara akajya muri koma, hahandi adashobora kuvugana n'abantu, hahandi adashobora kugira na geste n'imwe akora, ariko abamwizereye bagasenga Imana, umuntu agakanguka akongera akaba muzima. Ibyo turabibona henshi, turabibona igihe cyinshi, ko abantu bizerera umuntu akava mu kibazo yari afite kigakemuka, cyaba uburwayi, cyaba ubukene, cyaba ibindi bibazo by'inzitane, cyaba igifungo, cyaba ibibazo byinshi. Umuntu aho agera akabura n'imbaraga zo kukikuramo, ariko bagenzi be bene se bakamwizerera, bakamuheka mu isengesho, nk'uko iki kirema bagihetse mu ngobyi, Yesu akabasha gukora igitangaza. Bene data rero, nagira ngo tuve mu kwihugiraho muri iyi minsi, kuko ibi byahozeho ko abantu baheka bene se mu isengesho,
ariko iminsi turimo iruhije irimo irakamura benshi, irimo iramaramo urukundo nk'urwa mbere, aho umuntu wese ari gusenga yisengera, umuntu wese akizirikana, umuntu akazirikana umwana we, umuntu akazirikana umugore we cyangwa se umugabo we, ariko kugira ngo uzatekereze undi mwene so uri hirya hariya ubabaye, waguye mu kibazo wabuze nuko akikuramo, shwi uwo mutima uri muri bakeya. Wenda hari abashumba bahamagawe n'Imana, hari babandi tujya twita ngo ni abanyamasengesho, uretse yuko twese ubundi twakabaye kuba turi abanyamasengesho, kuko isengesho kuri buri mukristo ni ubuzima, wakabaye usenga mu bihe byose urimo, mu mwanya wose ufite ukabusenga. Rero reka twe kubiharira abashumba cyangwa abanyamasengesho gusa, ahubwo buri wese azirikane mugenzi we, buri wese agira umutima wagutse, ubashe guheka bene so mu isengesho, kuko nawe buriya hari abantu bagusengera. Erega n'igihugu kirasengerwa, erega n'umudugudu urasengerwa. Abo rero bagira umutwaro wo kwikorera ibibazo by'abandi, ibibazo by'igihugu bakagisengera, abo ni ba bandi Imana yabashije kwagura umutima. Nawe kandi byashoboka, tekereza byagutse, umukristo wagutse, we gusenga ibyawe gusa, we kwirebaho gusa, nka wa mwana w'igitambambuga uvuga ngo ninjye. Reka rero tube abakristo bafite umutima wagutse, dusengere bene data, duheke bene data, kugira ngo kwizera kwabo tukuzamure, bitewe no kwizera kwacu nabo igitangaza bakibone, nabo babashe kuva mu kibazo barimo, kubera yuko twabahetse, kubera yuko natwe twabasengeye, kubera yuko twahuje umutima, aho kugira ngo duhore dutatanye, duhore twitekerezaho, ahubwo reka bene data duhuze umutima, tuzamure kwizera, kugira ngo benshi bave mu kaga barimo, hanyuma nabo bazamure icyubahiro cy'Imana. Aho ngaho ni Imana izabona yuko koko twayibereye ab'umumaro, kandi turi kwagura ubwami bwayo. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka abongereje kwizera kurenga imbibi ziri imbere yanyu, kukagera hakurya no ku bandi. Ubwami bw'Imana tubwagure, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nombi basabiye, amen.